cyane bana namwe muri nibature mpuzamahanga ndumva mwiyegereje abantu benshi ibihugu byinshi ni ukuri ntabwo nari mbizi naruzanyweho n'umuyobozi umaze gutanga gahunda witwa Aimable ntago mbuze ariko muzi nyine ko muzi ko tuvugana gusa ntago ndamubona amaso nandi sibye ko yanyohereje amafoto ye ndamubona ariko Imana yo mu ijuru imumugisha. Amen. Kandi ashimana ko impaye umwanya kuva ku cyumweru narwaye amagripe cyane nibaza uko nzatanga ubuhamya bimeze ariko hamwe n'Imana ndumva birimo kuza neza. Imana ishimwe. Amen. Abanza mbibwire nubwo bakomeje kuvuga amazina yanje nyitwa Nyirankundwa Beatrice komoka mu Mibunda nkuko babibabwiye barizwa mu Rwanda Kigali Kicukiro sengera mu rusengero rwa Nazarene aho niho mbarizwa. Enda abandi bakeneye kubaza bindi birambuye bazambaza nta kibazo. Yego. Nagira ngo babwire ubuhamya bwanje bw'inzira y'umusaraba naciyemo. Ariko hari ijambo riri hariya muri Zaburi 118 umurongo wa 17 uvuga ngo sinzapfa nzarama kugira ngo ntekereze abantu imirimo n'ibitangaza Imana yakoze. Amen. Nanjye sinzapfa nzarama kugira ngo nzambwira abantu iyo numvishije gutanga ubuhamya numva nsubijwe mu izindi mbaraga ntari mfite. Yego. Muri make ntarambiranye abantu iyo batarebana hari igihe umuntu azarambirwa hakaba n'igihe yabivamo ariko ndagira ngo mbabwire amagambo atari make kandi atari menshi kugira ngo abantu batarambirwa y'ingenzi kuko amagambo menshi narayavuze kuri YouTube abenshi barabizi n'abatabizi nk'abo duturanye hamwe na hamwe baba bazi byinshi cyane kuko inzira y'umusaraba yari ndende cyane kugira ngo umare umwaka wose biba ari byinshi cyane ariko nabyo byose niko Imana yagiye ibikora. Imana ihabwa icyubahiro. Amen. Jewe nashatse 9/7 mu kwezi kwa 7 umugabo wanjye yari umusirikare noneho yifuza ko tujya Lubumbashi. Yego. Lubumbashi ntabwo nari mpazi nubwo nari uwo muri Kongo ariko twarahumvaga ariko twari tutarahagera. Noneho bukeye turagenda tujya Lubumbashi turatura kuko abandi batuye. Yego. Ariko tuza kugira igihe nyine abaturanyi bacu twari duturanye nabo baraduhinduka. Twahageze icyo gihe mu kwezi kwa 7 umwaka wose urashira turi bazima nta kibazo ari amahoro. Noneho hageze mu kwezi kwa 8 kundi mwaka wa 1990. Yego. 99 ubwo bariho tugira ikibazo. Ndibuka hari umunsi wumvaga amakuru ariko abantu abakozi b'Imana bakatubwira ngo hano abasenze Imana bakatubwira ngo Imana yarababwiye ngo tuzagira ibibazo mu mujyi wa Lubumbashi n'umujyi wa Kinshasa. Yego. Abasirikare ariko ibyo ngibyo mu by'ukuri hari ababiha agaciro n'abatarabiha agaciro baratubwira ngo tuzitegure bizaba ariko twabonaga nta kibazo kirimo hari umutekano udasanzwe ugatekereza ahantu bishobora guturuka ukahebura. Bari banabivuze nabo ab'Imana yanyujijemo ubwo buhanuzi nabo twari turi kumwe ariko twabona umuntu wenda Imana yanyujijemo ubwo buhanuzi nawe akiri aho ngaho ariko Imana ikamubwira ko aho hantu hazaterwa akabona bitakunda natwe twababona twumva mu by'ukuri turakomeye nta kibazo. Ariko kandi bakatubwira ngo ni mu kwezi kwa 8
ndibuka hari umuntu wadusuye aratubwira hari mu kwezi kwa karindwi akaza atubwira ngo Imana yarababwiye ngo uko yababwiye ngo arabwiye mu kwezi kwa munani we ko kuzaba mu mwijima ariko icyo gihe twari turi mu kwa karindwi. Bukeye ya tariki mu by'ukuri ngere tariki ya mbere y'ukwezi kwa munani umugabo yari yagiye mu kazi bisanzwe ko umugabo yari umusirikare aragenda ku kazi bisanzwe. Noneho nanje ndamusezera ndamubwira ngo ngiye gusura abandi bavandimwe banjye tutari duturanye aho hafi, ndavuga ngo reka ngende nanje nje kwirigwayo tujye mfite irungu gusigara hano njenyine. Ndagenda nari kumwe n'undi mwana wa mama wacu, umwana w'umukobwa w'imyaka nka 15, turajyana tujya gusura uwo mudamu. Uwo mudamu nawe ubu nyine ari muri Amerika, uwo twari twagiye gusura. Noneho tuhageze twicaye tuganira amasaha y'ikigoroba agiye kugera nshaka gutaha nsubire mu rugo, mbona umugabo araje arambwira ati batwatse imbunda. Ta musirikare n'umwe ufite imbunda nje n'amaescort yanjye batwatse imbunda. Ati ndumva kabisa bya bintu bavuze noneho bigiye kuba impamo. Ese byagenze gutambwira amakuru ko babatse imbunda. Ati kandi baranatwimuye yanzu twari turimo kuko inzu twabagamo twayishyurwaga na leta. Ati yanzu twari turimo bayidukuyemo. Batujyana hehe? Ati batujyana hano hafi, nushake ubugumye hano tubanze tureba aho bija ko ndabona ibintu bitameze neza. Tutangira kugira ubwoba mu mutima, tugira ubwoba. Noneho yanzu twari turimo hari abandi bari batuye hirya mu nkengero z'umujyi wa Lubumbashi, barabahamagara ati mwese muze duhurire hamwe kugira ngo tumenye icyo gukora. Abantu baraza bari baturutse hirya no hino, baraza twese twirunda muri yanzu. Ariko icyo gihe nari ntwite inda y'amezi 7, ariko numva inda yanje yuzuye ubwoba gusa. Yego. Nari ntarabona intambara, ntayo nari nakabonye, ariko icyo gihe numva gusa ikintu cyicoba. Noneho tugaterwa n'ubwoba nuko tubatona byibuze n'abasirikare babandi twabonaga ko badashaka kugira ubwoba nabo babufite. Hahandi twari twicaye muri iyo nzu tubona bakomeje kuzana abandi benshi cyane, tuba benshi nyine. Abadamu bari bariyo, hari abadamu bari bagiye bazindukiyeyo, abagabo babo niyo bari bazindukiye gusa bamaze nk'ukwezi kumwe, abari bamaze amezi 2. Abo bose twese duhuriza hamwe, barahamagarana abasirikare twese rwose umusirikare uri hano wese muze hano, abasirikare abanyamurenge muze hano. Twese turagenda turahura, ndetse hari abari bavuye ahitwa Kolwezi barabafata, ibo barabafashe mu nzira ntibatugezeho mu mujyi wa Lubumbashi. Turara aho ngaho twese ngo buce mu gitondo. Noneho dusanga abasirikare bazengurutse yanzu ariko twari turimo. Noneho abasirikare bagenzi babo baravuga ati ni ikibazo cyabaye iki. Naho i Bukavu nibwo bari bateye, nibwo bari barwanye, barimo barwana i Bukavu na za Uvira gutyo. Abasirikare baravuga ati niba intambara iri kubera Uvira ni Bukavu, natwe hano Lubumbashi tugize ikibazo kigenda gute? Mu by'ukuri turi abasirikare, twakwicara hamwe ikintu twagikemura, nta mpamvu yo kuvuga ngo niba abantu bakoroganiye iriya natwe tugira ikibazo hano. Turicaye muri iyo nzu. Noneho baravuga ati nta kibazo kirimo rwose, turakemura ikibazo cyanyu mwese muri aho, ariko maze muguma aho ngaho tuhanze tumenye ikibazo cyanyu. Tukira aho umugabo arambwira ati mwebwe abasivile ndagira nta kibazo, ushobora gusohoka. Ati nta kibazo, abagore banyu ni basohoke bagende baje guhaha, bazana ibiryo bateke murye, nta kibazo. Noneho umugabo arambwira ati wowe genda, hari umuntu wari ufite amafaranga yacu twamuhezaga, yari umweshanjeri, ariko noneho twamuha amafaranga akakomeza akayishanje akazaduheza inyungu ku kwezi. Yego. Arambwira ati noneho wowe genda uje kwa François niko yitwaga, ugenda guheza amafaranga yacu yose tuyicarane, niba batwohereje kuko baratubeshaga icyo gihe ati nibidakunda turabohereza iwanyu muri Kivu, ntabwo muguma hano. Arambwira ati genda uyamwake, niba batwemereye kutujyana nuko nyine turayajyana, kandi nanone niba
hari ikindi kintu bisabamwo guhaha tuzaduhaha turi hano kandi niba hari arandi mafaranga ndabizi ko abakongomani bagira ikintu kirari ry'amafaranga cyane niba nadusaba kugira ngo wenda badukize nanone tuyabahe. Yego. Ndagenda ko uwo mugabo yari afite $3,000 z'idolari zacu, ndagenda mushike arambwira ati nta mafaranga mfite y'amadolari kandi nashakaga mu madolari. Arambwira ngo mfite 1,300 niyo nguheza, ayandi sindayabona. Mwantegereza wenda nk'iminsi 2 cyangwa 3 ngashaka nkayaba, ariko yo mfite none kashe ni 1,300. Nuko ndamubwira ngo nayampe nta kibazo, mbanze ngende mushira yo ngayo, niba bakitugumishije hariya nta kibazo nzongera ngaruke gufata yanze. Ndagenda naho njyewe namaze gusohoka ubwo noneho abandi badamu baraho abasirikare baraza baravuga ati ikibazo cyacu ni icy'umusirikare n'undi musirikare, mwebwe abadamu umuntu wese uzi ko ari umusivile mo hano nahaguruke turabajyana ahantu. bari kubana babesha ngo barabajyana ahantu wirikasi niho tubajyana, atasigaye ni ibya gisirikare ariko ntabwo twakorana n'abagore n'abana mwese abo mwicayeti ntabwo bikunda. Bafashe babadamu bari barimo nasizemo barabajyana, ibo barabwiye nyine ko babajyanye irikasi hasigara abasirikare gusa. Noneho ngarutse muri ya nzu navuyemo sanga abasirikare baje benshi cyane, ya nzu bayigose n'imbunda ziremereye cyane. Ngituruka nkariya barambaza ngo se ko ndajaye, babwira ko ndi kujya muri iyo nzu, ati subirayo vuba vuba wihute subirayo. Ndahindukira subirayo ntaza aho ngiye, abantumye nta butumwa nabashikirije, birancanga ndacanganya ikigo. Ndangije ndagenda ndatekereza undi mugabo wahaba watuye witwa ngo ni Mukiza, n'umugabo w'abadinzi, ndavuga ngo reka ngende nji wiwe nari nziwe. Ndagenda n'ikiniga cyinshi cyane mbuye icyo nsobanura, arambaza ati se niki, ndamubwira ibyambayeho, mubwira uko byagenze. Arambwira ati habe n'amakuru, ubu mwaraye hano ntitwara ahangaha, badukuye mu rugo tituzi icyo abasirikare bashaka kudukoza, none umugabo yarantumye ngo nje gushaka amafaranga, bari bampaye makeya, none bansubirijeyo nyuma, sinzi ntazi naho ndi, ntazi nuko bimeze. Yego. Wa mugabo arambwira ati ugumye hato banze turebe ni umuvu utemba hari igihe uzorangira. Nicara kwa gihe nicaye gutya taramara n'iminota 10 maze kubabwira ayo makuru, twumva ku gipango umuntu arakomanza. Akomanza umugore abivuga nka brag ngo cyangwa ngo abona niba abasirikare n'ubundi nato. Umukanya barongera kandi barakomanga, umwana yambara urukweto aragenda, yari umwana w'umuhungu w'umusore barabaye tigiye bigaga hari Irumbashi. Ariko icyo gihe bari nko muri vacances bari kwa se wabo, umuhungu aragenda aje kumukingurira. Hajya yagiye gukingura bahise bamubwira ngo hagarara aho ngaho, babasirikare bahita binjira. Barinjira nyine abakongomani bagira ukuntu bagira iterabwoba, bakenyeye amasasu, ayandi bashize ku ntugu n'imbunda bari gusharije. Barinjira basanze abagabo nka 5 na nyirinzu. Barababaza ngo nta musirikare muri aba bantu bose uri ahangaha. Barabwira ati ntabwo ari abasirikare, abangaba ni abanyeshuri, n'abangaba ni abagabo bari bavuye muri Zura baje gucuruza nta kibazo. Nta gikoresho cy'abasirikare muri inzu, ati ntaco rwose, tugisanze mati mwinjire musake. Barinjira barasaka hose, ngo bamare gusaka barahebura, bamare guhebura bahita bafata abagabo 5 barabasohokana. Ndetse babasohokanye bahura n'abandi bagabo 2 bari baje nabo aho ngaho, nabo bari abacuruzi. Bashitse nabo babwira ati namwe nimwinjire muri iyi modoka. Bagiye ari abagabo 7 bari mu mugabo w'abadahurwa witwa Rugara, abangira ngo hari abenshi bashobora kuba bari bamuzi. Abo bantu bose baragenda, noneho dusigara mu rugo na wa mugore nyirinzu. Yego. Ndamubwira ngo sindara hano, tije ndagiye reka nsubire kwa François. Uwo François ari umunyagasayi kandi izo ngizo rwose z'amacakubiri bo nta nubwo bari banabirimo cyane. Arambwira ngo, ndamubwira ngo niyo ngiye, sinoguma hano reka ngende hari. Ndagenda nsubira kwa François, baburije. François nawe arambwira ati ngwino uryame, ibi ni ibintu bitambuka biturabimenyereye ariko bizashira uwumure nta kibazo. Ariko mu byukuri
nta mahoro nari mfite, nta mutima nari mfite, sinzi ukuntu nari meze, nta washobora kubisobanurira uwundi, ariko umeze nkaho utagifite ubwenge bwose buri ku murongo. yego Mu kanya gatoya bukeye mbona naho habaye 2:00 z'ijoro, noneho abasirikare wenyine baje inama baravuga ati ibi ngibi nta kindi bashaka kudukorera. Nabwo bari baje gato nsubiye inyuma, hari icyo gihe bababwiraga ngo bashaka kuganira abasirikare, ko abasirikare baravuze ati haze abakomanda 2 baze tuganira iki kibazo, nta kibazo kirarangira. Batwara abakomanda 2 n'ama escort yabo 3, bagiye ari abasirikare 5. yego noneho ntibagaruka. Noneho batagarutse bagaruka kandi kongera kubwira abandi basirikare. Umusirikare wari ubarimo yari yaranabaye n'umusirikare wa Mobutu kera ngo ni Yagabo, arababwira ngo ntabwo bishoboka, nta wundi muntu wera wirabura uhaguruka hano, mugende bariya abagabo mwajanye ibyo bavuga natwe turabyemera, nta wundi turi butange. Ba basirikare barasohoka. Noneho Yagabo abwira barababwira ati mwebwe nimba mutabizi ubu twapfuye, kandi icyo bashaka kubanza kutwicisha inzara tugume muri iyi nzu tudasohoka. Dore na badamu bari babanje guha umwanya ngo baje guhaha, babasohoye babajyanye. Ubwo ni ukuvuga ngo barashaka ngo tubanze twicwe n'inzara, ahasigaye binje batwike. Rero ntibatwike ngo baze bashinje, mureke twirwaneho dusohoke muri iyi nzu, dusohoke ukirakire ufarapfa nta kundi. Kandi urumva umugabo waje we n'abandi mesikote ibo nta n'imbunda bari banafite, ngo bamare barasa nijoro 2:00 biheza inzira baragenda. Bamwe nyine basuba baragenda baja Zambia, abandi nka 2 baguye aho ngaho. Umugabo wanje we iwe ngo kuva basohotse umugambi wo kugenda we yari yanze, aravuga ati njewe sinagenda tarebye umugore wanje, ni jewe wamubwiye ngo nagende, kandi aho yagiye simpazi, aho wenda muri umujyi wa Rumbashi ntawuzi, aratwita arakuriwe, sinshobora kubona ayo mahoro ngo mpasuwe ngende, musize hehe. Abandi baravuga ati nta kibazo, abakongomani ntaco butwara umugore, ntaco bamutwara, tugende nuko nakirazokira kandi napfa ntakundi. Iwe urumva mu mutima wiwe ntiyayisabzemera. Abo icyo gihe basohotse biheza inzira, iwe yashakishije ukuntu yihishahisha kugira ngo aze kumbona. Yohereza aho yari yihishe, yohereza umuntu aza kundebera kwa François aramubwira ko mpari. Noneho amugenda ashaka imodokari, kuko icyo gihe rero bari bamaze kubikomeza, noneho byari bikiri ku ruhare rwa gisirikare, noneho byari bimaze gufatira n'abasivili. Umuntu wese mubona w'umunyarwanda uwo ari we wese mubona mufate mugende mufunga n'abandi mwici. Icyo gihe niko bagenda bisakaza mu gihugu ku maradiyo, ku mateleviziyo, abantu ahubwo ndetse abetijya bamanutse ko baragenda n'uduhiri n'uduki bagenda bavuga ngo ufata umunyarwanda mwice, kandi uwo tunamusanga nakibesha akaba yamuhishe, nakazi kiwe nawe arajana n'uwo. Noneho ngo amare icyo gihe François akaba yumvisha ayo makuru, arambwira ati se uranyura hehe ko kera umuhanda wuzuye abantu bagenda bakora imyigaragambyo ngo bashaka kwica umunyarwanda, none muranyura? Ngo arambwira ati nta kibazo, turagenda ahandi hari nko mu cyaro kure, kubera ko afite amafaranga ntacu turabasha kwishura imodoka tugera aho handi kure hatari mu mujyi rwagati. Ati yari inshuti yanjye rwose ashobora kumpisha. Imodokari arayifite François ashizemo, ndagenda naho umugabo yari nawe amushizemo, turagenda iyo muri ico cyaro ko hirya hari mu nkengero z'umujyi wa Rumbashi. Noneho ngo tuhagere, wa mugore aravuga ati mumbabarire mukagira Imana mwe, yari umudamu w'umunyarwanda ariko umunyarwandakazi, ariko bari barashatswe n'umukongomani. Aratubwira ati mumbabarire mukagira Imana mutanteze ibibazo muntu nimusohokemo. Umugabo aramubwira ati banza ureke basi umwijima ufate, nje kureba ntekereza handi nshobora kujya. Wa mugore ntiyabyihanganiye, aragenda aja guhamagara abayobozi ati hano hari abanyarwanda, kandi ndetse umwe n'umusirikare muze mubatwara. Baraje ako kanya n'imodoka baradutwara, bahise banadutandukanya n'umugabo, bajanye umugabo ukwiwe nanje banjana ukwanjye.
turatandukana nibo baramwururukije bama batangira kuvuga kandi nta nubwo yari yambaye nyine teni yari yambaye imyenda isanzwe ariko baramwururukije ba mama bavuga ngo uyu ni umusirikare ngo turamuzi navemo batangiye kumukubitira aho ngaho ati nawe umugore mumujyanira kuri premiere ejo mugenda rero baje kumufungira baramanura baranjana baje kumfunga ndetse ngeze aho ngaho barambwa tuya ntabwo turi gufunga abasivile umutware ni mumujyana baranjana kuri yaneri abariho banshira hari prison banshiramo umwanya mutoya habaye hashize nk'amasaha abiri nari muri iyo prison baramfata banjana kuri presidence bagenda shika muri presidence muri iyo prison ninjye wari uyirimo njyenyine waje kugera amasaha ya nimugoroba mbona abandi barabazanye abacuruzaga barimo nyine ba Aimable Gasake nufishe mwamwiyegereje n'abandi benshi barabazana babasanga muri ya prison mu by'ukuri njyewe kubwanje numvaga umutima wanje uruhutse kubera ko mbonye abandi dufitanye ikibazo kandi dushobora kuba turi kuvuga ururimi rumwe numva njyewe umutima wanje urakeye uricaye aho ngaho muri iyo prison noneho rero aho niho twaboneye ibibazo yari prison kuri presidence ntawakororaga ntawagiraga gute twabaga twicaye twigunze kandi noneho kakaba akantu k'akazu gatoya katagira idirisha nuko badufungiramo aho ngaho niho bazaga icyo gihe ya ntambara yakomeje iri kugera mu bice za Kalemi baza bapfuyemo bakaduhitiraho baradukubita njyewe bagazamubwira ngo ubikinda uryame wubitsinda turagukubita kuko iyo nda siye mukongomani ni munyarwanda barankubita kugeza igihe numviye neza ko ubuzima bwanje burangiye nongera ahantu ntakibasha kumva umwuka gusohoka kajyama munsi y'umuryango ubwo bicaraga badukingiranye kajyama munsi y'umuryango numve nk'akayaga gashobora kungeraho mbayeho muri ubwo buzima nta kiryo habe na kimwe abana nindi kumwe n'umumama uwo mumama arambwira ati ibingibi gupfa ko twapfuye mureke dushaka amafaranga baturase n'amasasu aho kugira ngo bakomeze kutwica gutyo ntabwo tugikize ntibikunda ariko mureke dusaba uburyo bashobora kuturasa n'amasasu noneho wa mama baje kudukubita yegereye umusirikare ati wamba burenga kubaza se nta kuntu wafata amasasu ngo utwice batese ufite amafaranga teye amasasu yakirega ntabwo yapfa kuza gutya gusa ngo turarasha umuntu muyagure uwo mugore akaba yari yahishe idolari 20 ngira ngo hari 120 aravuze ati mfite amafaranga hano makeya ariko mutwice bati murashaka ko we nanda tije n'uyu mama mutwite n'undi mudamu hari undi mudamu twamwita ngo mama koroneri mugabo we yari umukoroneri ariko umukongomani ati mutwice noneho rero basirikare bavuga ati yazana nta kibazo turabura amasasu tubice barayamushingije bamushingije ahubwo biba imbarutso yo kudukubita kurenza uko barako badukubita baradukubita noneho ndetse bamwe bakazabanza gukubita nyine bashaka amafaranga ati ni mu bakubita barahishura arayandi bari bahishe baradukubita turaducika ibisebe twari twaracitse ibisebe noneho tumara hafi nk'ibyumweru 3 aho ngaho nta n'ikintu cyo kurya gihari noneho turagenda bamwe batangira kutuvura ibisebe tugasohoka hanze bakaduheza imiti katwomora ibisebe noneho njewe kubera ko nagaza uko mbigenza abandi bo hagaza ahubwo nyine bakomeza bakaryama bubitsinda kubera ko bari babakubise cyane barabyimba baraturika ibisebe noneho njewe ngapfukama njewe kubikinda bikananira keretse nyine cyo gihe bakubwiye ngo bikinda bagukubita ariko bikananira noneho ngapfukama ariko ikintu Imana yadukoreye turasenga nubwo twari muri ako kaga ariko twafataga ibihe byo gusenga turasenga cyane turasenga ahubwo amasengesho yacu kwari ukubwira Imana ngo udutware basi dupfe ariko tureke gukomeza gushunga kuko twabonaga
situation twari turimo ntabwo byakundaga ko batureka, twabonaga turi mu rupfu, cyangwa tukavuga ngo Imana wenda itugiriye neza noneho bagatsinda kibo twica nabi gutya, kuko baratubwiraga ngo ni bene wacu barimo babikora, yego, baradutesa mu buryo bwose bushoboka. Noneho tuza gusenga umunsi umwe, uwo munsi sinzawibagirwa, haza umugabo, naho abasirikare bose ntabwo bagiraga umutima mubi, hari uwazaga akatureba ngo mama ariko na mimba, noneho bakansohora hanze. Hari n'undi mu mama wari ufite umwana w'amezi 2, akabebe kana gatoya k'amezi 2, noneho bakadusohora hanze ngo nituze dufate akayaga ko hanze. Haza umusirikare utari mwiza akavuga ngo ninde wabasohoye, musubiremo. Tugasubiramo. Noneho uwo munsi baza kubaza umusirikare avuga ati ureke uyu mu mama yicyare hanze n'uyu mubyeyi. Kwanza ahubwo umubyeyi we bari bamushujemo, ngewe barinjiye barekera hanze. Haza umusirikare niwe wadukubitaga cyane, numvaga bavuga ngo akomoka nawe ngo muri Kivu, bakatubwira ati uyu ni mwene wanyu wabatesa gutyo, ni mwene wanyu. Wari chief inspector wa Kabira wa mbere. Noneho wamugana araza aje kudukubita ngo amare kudukubita aramwe ngo ninde wasohoye. Ndamubwira n'undi musirikare wasohoye. Nuko komeze nye kumbwira nabaho ngaho wowe Nyarwanda mwebwe ngo ikingo mupfa kuza ngo muje muri Kongo ngo umugira gahugu k'amafuti ngo gatoya ngo mukaza ngo hano muri Kongo ngo hanga ngo mwahabona ibintu byinshi wikiniki ngo ntago ngo ibyo bintu ngo bishoboka. Ndaba ati umunsi murapfa ndabica. Yari yazinze n'umugozi. Noneho ngo arangize arinji kwa kundi agiye kwinjira kuko babakigiraniye inyuma, jewe nari inyuma abandi bari imbere. Nari nabongore ndabaga ati mupfukame musenge nti washitana aragarutse. Noneho bama bafukama, wa mugabo arakingura asanga bose barapfukamye ko barasenga. Arakingura arabareba, babasenga arabareba, arasubira arakinga, ndetse arabanje aravuga ngo mumarize komba mbiyo. Baramwihorera ngo bamare kumwihora, bamakomeza barasenga. Mukanya arahaguruka aragenda, ngo amare kugenda arongera kandi aragaruka, ngo agaruke ashike atangira kudusaba imbabazi. Aravuga ngo nijiye muri ya mpagaze numva ikintu kirimo kinsunika ngo ningende mfukame hari, ariko ndavuga ngo babone bano bashenzi babone mbafukamye imbere. Ati nihagarara hari muri gusenga Imana. Wa mugabo mu by'ukuri yasuye kudukubita. Bwarakeye bafunga undi musirikare, umare kumufunga nawe barasenga. Bagenzi banje bari muri iyo prison barimo nyine ba Aimable, barasenga. Wamara uwo mugabo yamasa n'ufashwe n'umwuka wera, ararira akazavuga ngo baba nisame, tuyobegwa ibyabaye. Arangije arihanagura, ndetse bagenzi be baza kumutonganya ati kurasakuza wowe hano kandi turi muri presidence, kurasakuza iki. Ariko ntiyabumvise araguma gusarasenga ngo baba nisame. Noneho twebwe tugwa mu kantu. Turangije arahaguruka aravuga ati ibintu nabakoreye ni ukuri sinongera kuzabakubita n'umunsi n'umwe. Aragenda tugurira brosada, azana n'amakorogate ati ni mwibrose. Tekereza ibyumweru 3 zari bishize aho ngaho, nta muntu n'umwe ushira akantu mu kanwa. Araza azana amabrosada, turi brosa, aragenda azana imigati turarya. Ngo tumare kurya twaharaye ngira ngo hari iryo joro. Turangije baza kudutwara, ariko nta cyizere cyo gukira n'umundi twara dufite. Baradutwara batujyana mu kigo cy'ababikira, uri muri Bakita. Icyo gihe urumva badufashe ku itariki 6 z'ukwezi kwa 8. Twageze aho ngaho muri Bakita tariki 5 z'ukwezi kwa 9. Badushiramo aho ngaho ngo amare kwadushira mu by'ukuri dutangira kuvuga ngo turakize, tugira icyizere cyo gukira. Aho niho bagiye bazana abandi bari bose mu tundi duprizo, babagore twatandukanye cyagihe mbona barabazanye, n'abandi bari bavuye za Kindu mbona nabo barabazanye, bagenda barotora abantu bose bagafungira mu duprizo utarapfuye nyine muri ibyo byumweru 3. Tubona bamushikije aho ngaho baradufunga.
bamaze kudufunga ariko nanone ho mu by'ukuri yego twari turi mu nzu ariko ntitwakubitwaga noneho badushikiriza amaboko ya HCR iraza kutureba baza kutubarura turiyandikisha ariko nanone dufite intege nkeya cyane z'inzara inzara yari yaratwishe twaragubanye buriya imana igiteye ubwoba urebe iyo minsi yose ariko mu by'ukuri noneho tekereza kanjye wari utwite nza mbona abadamu batwite ntashobora kumara iminota ingahe atariye ntibikunda ariko tekereza icyo gihe cyose imana yandindiye aho hantu ariko ntacyo nabaye umudamu umwe niwe wambajije ngo ese mu nda uzawumva umwana acura ndavuga ngo sinza mbyumva kandi niyo numvishije ishaga njye ni bukeya ariko sinza mbyumva turagenda aho ngaho tumaze kuhashika turahaba nanone ya nzara irakomeza gusa kuruwa ruje yonyine hari ukuntu bazanaga uturyo tukarya ariko nanone tutaduhagije tekereza inkono imwe bacumbaga inkono imwe ikavamwo utubure 500 abantu bose baramaze kugira ngo twari turi 500 yego tuba aho ngaho muri ubwo buzima ntiduhage ntitugire gute ubaho mu buzima bwo kutarya ariko dukomeza gusenga imana tubakorera ibitaramo bidasanzwe twahagiraga amateraniro tugahura tugaterana abarijya bagasenga mu by'ukuri twarasenze turavuga ngo nta kibazo imana niba yadutanze ntacyo turagenda kandi niba ikidufiteho umugambi ni ukuri tuzakira ariko twarasenze ngo buke urumva twahageze aho ngaho mu kwezi kwa 9 tumara ukwezi kwa 10 kwa 11 tariki 3 naho twebwe twabwiraga imana yo mu ijuru ngo idufashe tuzabyare twarasohotse ninkibaza ukuntu nzobyara nta mwenda ngira bamfasha aho ngaho nari mfite agatenge kamwe niko nari mfite ndeba ukuntu n'uwo mwana azoba hatagira umwenda birancanga tugasenga imana akabwira ngo mana ese noneho ninamubyara noneho nkamubyara ntabeho akicwa n'umusonga bizoba bimaze iki wadusohoye muri iyi prison bukivi tutapfuye dusohore muri iyi prison yego turangije muri iyo minsi hakaba hari umumama twamwitaga ngo ni mama docteur umugore wiwe yari umugabo we yari umukongomani ariko umugore yari umunyarwandakazi abwira umugabo we ati hari umudamu hano utwite ni inshuti yanjye wambabarira ukanzanira ku twenda tw'abana zibuze yanabyara akazambika umwana uwo mudamu rwose ndamushimira cyane witwa ngo ni Asumta kugeza ubu sinzi n'aho bari ariko yangiriye neza azana twa twenda amaze kutuzana habaye tariki 3 z'ukwezi kwa 11 numva ndabyara numva ibisa byaje nko mu masaha 6 ariko ndi mu by'ukuri twari tubizi n'ibyo ari byo ngiye kwa muganga barambwira ngo urabyane yego saa 8 z'ijoro urumva nafashwe saa 6 saa 8 z'ijoro nari mbyaye ariko mbyara umwana bazara afite ibiro 2 gato cyane muto cyane ariko ntabwo nabyishimiraga cyane ngo ndabyaye ngo ndishimye ntabwo byari birimo nazavuga ngo Imana yari ifashije kavuga ngo uwo mwana byibuze yo baranapfuye kuko n'undi arabaho he arabeshwaho ni twe tutazaturya uyu mwana azotungwa n'iki simfite ubushobozi ngo zagura amata nta mashereka mfite zabigenza gute ariko Imana yo mu ijuru itazibura ukigira amen izana amashereka yaturukije mu ijuru yego nagize amashereka umwana aronka umwana arashisha namwonkeje amezi 4 ntaramuheza ikindi kintu yego kimwe nuko n'abandi bari hano imusozi bazabonsa abana babo umwana arashisha arakura amera neza asa neza kugeza agejeje amezi 4 wageze amezi 4 tangira kugenda mukorera ku gakoma kandi ubwo byari bitangiye kugenda bisa n'ibiri kugabanya ubukana noneho bagasohora abadamu tugasohoka hanze ukaba wozana amababi y'ibiti ukegeranya ndibuka ko hari mama wacu iwe bari baririkasi barabazanye babazana nyuma babazana n'ibintu byabo mbona azanye udusafuriya
noneho Yego. apeza agasafuriya kamwe arambwira ati gakuzaza ukorera mu mwana igikoma ngagenda ngatoratora amababi y'igiti n'utuntu tw'uduti dutoya tugakora amashiga ngateka ngakuramo igikoma ngaheza umwana cya kawunga. umwana arashisha birenze. nza nibuka hari umunsi yarwaye akagiripe gatoya mujyana aho ngaho bari batuzaniye ivuriro ba Croix Rouge. hari imfungwa muri twebwe bari abadogiteri bavuraga aho ngaho. umudogiteri umwe yanakoze hano mu Rwanda igihe gitoya witwa ngo ni Dogiteri Kayihura sinzi ahari ubu nyine. n'undi ngo ni Rusibira we yarapfuye ejo bundi mu minsi ya vuba. abo baganga baravuraga noneho nibo bari abaganga bacu Croix Rouge ikabazanira imiti bagakomeza gukurikirana ubuzima bwacu. ndagenda noneho njanye umwana ngo ushika arambwira ngo uyu mwana afite ibiro byinshi shakisha ukuntu ugabanyiriza umwana ibiro. biransetsa cyane ndamubwira ati se doctor ndamugabanyiriza ibiro uko uratekereza ko ibiro biba biva he? ati simbizi uyu mwana wawe afite ibiro birenze amezi yiwe atugerageza ukuntu tugabanya. Imana yaradutangaje umwana arashisha cyane bya bindi uzira umwana washishe uko muzamubona abana bashishe ni kuri ya mwana wanjye yari ameze. ntabwo iyo namwozaga vuba ndi kwihuta hari ahantu nagendaga kureba ngasanga hari aho ntogeje kubera umubiri wari warizinze kubera ukuntu Imana yari yashishe. tubaye aho ngaho ngo turangize batangira kuza kutubwira ngo abanyarwanda ngo basabye abantu babo bari aho ngaho ati none niba umuntu azi ko ari mu Rwanda afiteho umubyeyi wiwe cyangwa nimba ari umugore uri hano umugabo ari mu Rwanda cyangwa nimba ari umugore ari mu Rwanda yandike ati abantu babajana babo. noneho barabanje banavuga ni Burundi ariko bageze babaza kuvuga ko i Burundi nta bantu babo bahari. noneho turuzuza impapuro zacu. papa yaratuye hano nyine mu Rwanda hano mu Gatenga niho bari baraje nabo bahunze intambara zari muri Kongo bari kubafunga buri munsi arahungaza hano. noneho nkaba nzi ahari kandi hari ukuntu babazaga bakababaza amaserire n'amasekiteri nizo babagaho hano. noneho serire nkaba ndayizi na sekiteri nkaba ndayizi noneho na komine nkaba ndayizi. noneho tugenda tuzuza tumare kuzuza baratubwira ngo bishobotse abanyarwanda kwasa abantu babo dushobora kugenda. mu by'ukuri aho hantu twagaze tubanza twagira icyizere cy'uko wenda tuzosohoka ariko ubundi kubera nyine yuko sinzi imigani baza baca ngo umuntu ngo nimba warota arya ngo niba azagira gute abantu kubera ukuntu twishizemo urupfu abantu bakaza umuntu wese akazana inzozi akavuga ati naraye ndose bacukuye icobo bama batumenamo. undi akavuga ati njye naraye ndose bazanye batushize ku murongo bakazagenda barasa buri muntu. izo nzozi nizo zahabaga ariko mu by'ukuri kuri ba bantu bari bafite igicaniro twari dufite groupe y'abantu basenga cyane 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 rwose. Imana ikabavugisha bakaza bakatubwira ati muhumure Imana yatubwiye ngo tuzasohoka. ndetse hari umugabo umwe yaranavugaga n'amatariki matariki atagera tutasohoka. abapagani barimo bakamuhavuga ati ibingibi ntabwo abari byo pe tukazume kuvuga gutyo tuzogukubita cyangwa tunakwice natwe ubwacu kuko izo uvuga ibintu bitari byo kubera kurambirwa. twafunzwe urumva twageze aho ngaho mu kwezi kwa 9 tariki 5 twasohotse aho ngaho mu kwezi kwa 6 tariki 27. za tariki zigeze nibwo nyine ba Croix Rouge bavuze ngo abanyarwanda basaza abantu babo tumaze kuzuza bya bipapuro baraza badushira ku marisite baravuga ngo abantu baje mu Rwanda. naje niyumvamo turagenda ariko tutazi ngo aho tugiye. bamwe urumva kwa gushidikanya baravuga ngo batujanye ngo muri Kenya ngo ahantu ngo habe interahamwe nizo zizotwica. turaza mu by'ukuri tutazi aho tugiye ariko ngo tugere hafi ku ikara ku kibuga cy'indege cy'i Kanombe. abagore bari bahazi barambwira ati ni ukuri hano ni Kanombe. iki ni ikibuga cy'i Kanombe ntabwo ari icya Nairobi. tugeze hasi baradufata mu by'ukuri baratwishimira dushima Imana itugura muri ubwo rupfu. turataha dutahana abana bazima. natwe mu by'ukuri nubwo harimo bamwe bagizemo ibisebe harimo bamwe muri twebwe bagize ingaruka z'ibyo ngibyo. hari abaciwe amaguru kubera kuguma ku isima cyane babaciye amaguru. hari abandi
hari umugabo batwikishije isashe mu mugongo bayimutonyangirizaho iraruhigera hasi ku magufwa. Yego. Uwo mugabo nawe yagize ingaruka. Mhm. Ariko abandi mu by'ukuri abenshi ni abavuyemo ari bazima. Turasura kandi dushira ubwenge ku gihe, turasura kandi turatekereza. Twarahageze mu by'ukuri aba aribwo dutangira turarira, none icyo gihe agahinda kose karaza. Za bindi byose birazukuruka, ibintu twagiye ducamo byose birasura kandi biragaruka. Mu by'ukuri turashima Imana yo mu ijuru, iradufasha mu buzima bwari butoroshe hano mu Rwanda. Tuhageze naje nta mugabo, biba birebire, ariko Imana yo mu ijuru itavuga kwigira iradutunga mu buryo butangaje. Ya magambo baza basoma bakavuga ngo Imana izireberera imfubyi n'abapfakazi, yaratureberere iradutunga mu buryo butangaje. Uwo mwana navyariye iyo ngiyo mu kwezi kwa 11 yahise ashira itariki y'ubukwe bwe, namukoreye ubukwe naramushingiye. Urumva Imana itarakoze ibitangaza Cyane. Imana yaragaragaye kuko kwayo twarakubonye. Ubu ni umugabo wubatse, yakoze ubukwe umwaka ushize mu kwezi kwa 11. Yego. Ubu ngubu nta kibazo kabisa, turashima Imana yagiye turinda. Nta n'ikibazo kindi ntekereza wenda kirenze izo nabonye. Yego. Niyo ngize akabazo gatoya nubwo rimwe mu buryo bw'umubiri, ariko nza ntekereza nkibuka ivyo Imana yankoreye, ngavuga ngo wowe wankuye hariya, niki naco uragishobora, niki naco uragikora. Amen. Z'ukuri bavandimwe, tabarambiye. Imana yakoze ibikomeye, uko niko Imana yaturokoye irumbashi. Yego. Imana yatugiriye neza, n'ubu turiho turazima. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Murakoze cyane.